ndabibwira mama neza uko udusinzira mu ishuri. Mbembe ndakurega, mbembe ndakurega. So tite nzajya nayigenkize mu mwete. Dufashe neza abana, dufashe neza. Dear teacher, head teacher, parents, and fellow graduates, with a great pleasure, welcome you all in this ceremony of our graduation. Today is special day, filled with lots of joy. We are here to share our feelings. First and foremost, we would like to extend our deepest gratitude to our teachers, parents, and caregivers. Dear, we did not forget your value for us. Your support has been guiding us in our goals and dreams. Thank you for your presence. abana barabashimiye ati babyeyi bacu bashumba abayobozi natwe turi aha ngaha turabashimiye kuba mwaje mu munsi wacu. Ati kandi turabashimiye uburyo mutwitaho babyeyi, keya muduhereza cyangwa se uburyo mudufatamo neza, ntabwo tuzabyibagirwa. Babyeyi rero mwaje mu munsi wacu twongeye kubashimira tubaha ikaze byimazeyo kuri urugendo turukomeje turimo. Bashoje babashimira ngo murakoze, bivuze mu ncamake, ariko ingingo nyamukuru ni ukubashimira. Ntabwo bazibagirwa agaciro kanyu kuri bo, mubafata neza, mubakorera byose kugira ngo bige. Murakoze, mugize neza. Bavuze ibintu byinshi cyane, igifaransa cyo kigomba kugenda gakeya. Cyakora reka ngerekere ngo babyeyi mwese muri aha ngo barabashimiye, ngo atari mwebwe sambu mwebwe mudahari ntabwo baba bahari. Reka bagende interuro ku nteruro, gende vuga niko. Aho nuko bashimira ngo babyeyi kuri mwebwe babashimiye. Yego dukomeze. Aha binyuze muri mwebwe ndagenda n'ibyishimo. J'avance avec joie. Grâce à vous, binyuze muri mwebwe. Nibyo? Ndagenda nishimye. Sans vous, je ne serai pas moi. Mudahari ntabwo naba nzi. Musubire mu twumva. Merci. Mwatangiye. Ngira ngo murakoze kubw'umuhate wanyu. Murububiko twese murububiko murucunga tungo wacu murububiko bwatego moko muri ibiraro muri teme tugenda cyangwa iteme babashimiraga rero. Murakoze, mugize neza. Gahunda zirakomeje, reka tujye kwicara hanyuma dukomeze izindi gahunda. Kandi dutewe ishema nabo kuko babitekereza ngo atari twe, atari mwe ntabwo twaba twebwe. Atari mwebwe, atari twe ntabwo babaho. Tuvuga ngo
baza agaciro ababyeyi bafite muri ubu burezi bw'aka kanya. Nebishara rero kubw'icyo kintu reka nakire mushumba mukuru, impamvu nari mbivuze ankorere mu ngata kwakire, hanyuma utugezeho impanuro waduhaye. Ngiye kubwa abana bavuze ndatsinzwe ngo samvuje resela pama, banyibukije bya bindi ingoma zagiye zihindagurika icyongereza igifaransa, ariko icyo nshimira leta y'u Rwanda nyakubahwa ni uko igifaransa cyagarutse. Nabonye ikintu za gahunda kugira ngo ubundi asabisiyo mutegera amatwi ibya mukuru ntibizinduka kenshi bajyagiye no kureba nyir'ikigo nyakubahwa perezida w'ababyeyi barera hano, umuyobozi w'ishuri, ababyeyi, abarimu, barezi, abana muri aho. Nejejwe rero no kuba nabonye umwanya wo kuboneka muri ibi byicaro, kandi nshimye Imana yakoze imirimo itoroshye ko ari twemereye ko uyu munsi ubaho, kugira ngo mbere na mbere mumfashe tuyishimire tuyikomera mu mashyi. Nakomerezaho kandi nshima ubuyobozi bwiza bw'iri shuri no ku musanzu ufatika batera igihugu, mumfashe nabo tubashimire. Ariko kandi sinabona namwe kubashimira nk'ababyeyi musobanutse mwitabiriye gahunda y'uyu munsi, namwe mumfashe muntize amashyi bashimire. Leta y'u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bifite icyerekezo cyo kurera umunyarwanda ushoboye kandi ushobotse. Uwo munyarwanda akazaba ari umunyarwanda nyawe wihesha agaciro kandi ugenda yemye aho agenda hose. Nagira ngo rero munyemerere mu ntege amatwi, ntabwo batindira, sibyo babyeyi? Kandi ngewe nka mwarimu iyo mbona ko mutankurikiye nabyo ndabibona, ntabwo bishimisha umuntu. Twubahane, turakoresha umwanya muto kugira ngo mwumve ibyo nabateguriye, ibyo biba byiza cyane, hanyuma tugendane. Kandi mvuga ko leta y'u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bifite gahunda yo kurera mu buryo buboneye abanyagihugu, ariko nkatwe iwacu u Rwanda, leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Uburezi igira gahunda yo kurwanya ubujiji no guteza imbere abanyagihugu kugira ngo babeho bubakitse bafite ubushobozi bwose, kubera ko ibyo igihugu cyabishyizeho kibiha umurongo, kandi twese tugomba kubigiramo uruhare. Turashimira rero umufatanyabikorwa nyir'ikigo ko yarebye nawe ko hari umusanzu akwiye gutanga no kunganira leta mu bijyanye no kurera abana b'igihugu. Leta yabibasha nibyo, ariko kandi iyo ibonye abafatanyabikorwa nk'aba ngaba biba byiza cyane. Leta nayo umusonga wayo ugenda ugabanuka. Mufashe rero twongere dushimire umufatanyabikorwa, kandi turamushimira ko yahisemo neza gushora mu burezi, akaba ari naho ubukungu bwose bw'igihugu bwubakira, kuko iyo abantu bajijutse n'ibindi byiciro bituma igihugu gitera imbere bigenda neza, kubera ko byose bifata ishingiro ku burezi.
dushimye rero abana bashoje icyiciro cya nasari cyangwa se icyiciro cy'incuke, kandi bashoje bifitiye icyizere, ariko icyo cyizere nk'uko bashoje babivuga mu butumwa, barabikesha twebwe, barabikesha mwebwe, yego, ariko nabo ubwabo bashyizemo iki uruhare, bashyiramo imbaraga, mufashe twongere tubashimire. Kigiye gukurikira rero uko bagiye gutangira umwaka wa mbere, siko bimeze, bagiye gutangira umwaka wa mbere, bazakomeze, twumva bazagera kure hashoboka kurenza aho twebwe twageze, kubera ko batangiye bafite amahirwe. Nahoze nganira na nyiri ikigo areba intambwe abana bagezeho, mubwira ko bifite ishingiro, kandi nanone dushingiye ku ijambo umuyobozi w'ikigo yatubwiye n'uko abana bitwara, twanakurikizaho n'uriya wavuze ijambo mu izina ry'abana bari muri iki kigo, dusanga bifite ishingiro, kubera ko aba bana baba bakangura ubwonko, bakangura amarangamutima hakiri kare. Ibyo rero leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga, ishima ko abana bahabwa uburere n'uburezi bakiri batoya. Turabashimira rero ko mwebwe mwarebye kure babyeyi, mugashyigikira ko abana banyu biga iki cyiciro cy'incuke, iyo bagifashe neza bakitabwaho no mu bindi byiciro by'amasomo biba bizagenda neza. Mufashe dushimire ababyeyi. Ababyeyi rero ntabwo muragera kure hashoboka, muracyakeneye gukomeza gutanga umufasha n'umusanzu wanyu kuri aba bana kugira ngo bakomeze bakure neza, kandi bakomeze baguke, kuko nibyo twifuza, kugira ngo na biriya byiciro byose turi kubaturiraho na za PH za masters kurenga hejuru iyo ngiyo nazo bazazigeraho neza, kubera ko mwabigizemo uruhare. Ku cyifuzo rero umubyeyi yatanze cy'uko abana batatatana bagatangirira umwaka wa mbere hamwe, ntabwo muri uyu mwaka byakoroha, ntabwo byashoboka, kubera ko hari izindi ntambwe zigomba kubanza guterwa kugira ngo na nyiri ikigo twahoze tubiganira, kandi mu by'ukuri ntabwo ari twebwe tubitanga, kuko bifite urwego rw'igihugu rwitwa NESA rutanga ko ahantu hari umaze gusuzuma ugasanga hujuje ibikwiye, bakwemererwa gutangiza icyiciro cy'amashuri abanza. Ntihazagire n'undi ubibabwira, ubibizeza, babizeze ko umuntu yapfa gutangira agashyira aho ngaho akumva ko abana bakwiga mu ishuri ribanza cyangwa se ikindi cyiciro NESA itabitangiye iki uburenganzira. Hari ibyo rero abifuza ko ishuri rishyirwaho icyiciro kibanza cy'ishuri ribanza bagomba kuzuza, kandi nyiri ikigo twakomeje kubiganiraho, tuzakomeza no gukora ubuvugizi. Ntabwo twakwemera ko imbaraga n'umusanzu atanga upfa ubusa, ahubwo ibintu byose bigomba kugenda bigenda neza muri gahunda. Rero mukomeze mushyire imbaraga mu gushyigikira abana banyu bo mu cyiciro cy'incuke, binoge neza, na nyiri ikigo n'abakomeze kunoza no gushyira mu bikorwa inama tumuha, ntabwo bizatinda naryo muzaribona. Hanyuma leta nta kuntu itari kugenda ibishyiramo imbaraga, murabizi ko n'abana n'amafunguro n'ibyumba n'abarimu, ibyo byose turi kugenda
tubitunganya neza. Hari ikigo cya DS Nyabicwamba, hari ikigo cya DS Nyabiheke, hirya hari ikigo cya DS Nyamuduha, ariko aha kandi hari Mugera, akaba n'ishuri nanone ryigenga ryahawe uburenganzira NPS Inyenyeri ndetse na Kamasafu, aho muzabona muri aho ngaho muzabona habanyuze, mwabasha kurerera abana banyu batangiye umwaka wa mbere, muzabatwarayo. Abari muri nasari wani wenda bazajya gutangira ibyumba cyangwa se uburenganzira bwo gutangiza primaire mwabubonye. Rero dukorane neza na nyir'ikigo, dufatikanye kugira ngo tunoze ibitaramuga, kugira ngo iryo shuri naryo muzaribona. Nubwo aricyo navuga. Ahandi rero ndakomeje kubashimira, mbibutsa ko mufite uruhare ntagereranywa mu mirere y'abana banyu, kuko mufite inshingano zo gutanga uburere abana muri kumwe nabo mu muryango, ariko mufite n'inshingano yo gutanga ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo umwana wacu yige neza, akure neza. Ibyo byose murumva rero mufite inshingano ikomeye yo gukomeza guherekeza abana banyu kugira ngo bakomeze kuba ari igihugu cyifuza. Soza rero bifurije gukomeza kugira umunezero n'ibyiza guterwa n'ishuri ryanyu ryabakoreye ibirori by'uyu munsi. Murakarama, Imana ibahe. Ndabanza gushima ubundi isoza nsaba yuko twasenga. By'umwihariko nagira ngo nshimire ababyeyi, Imana ubwanyu kandi mwishime. Mutadufashije ibikorwa turimo gukora ntaho twabigeze. Nyakubahwa CEO, nagira ngo muze dushimire abayobozi mukorana igihe kimwe mutuba bugufi, mutabaye muri kumwe natwe bidukora ntabwo byaba bigaragara biri ku murongo. Mushimire ubuyobozi bwite bwa leta, muntize amashyi. Umwanditsi w'igitabo cy'imigani ibice 20 umurongo wa 6 yaravuze ngo umenyereze umwana muto inzira nziza, azarinda asaza akiriho. Nangana ababyeyi, agerageza kubegera, nanjye ndi umubyeyi. Aho ngeze ntabwo navuga ngo sindibyara, ubwo ni mubyara kuko n'abuzukuru banjye bari hafi kubyara nabo. Umuhererezi wanjye arangana na ba mutoni bari. Bijya binezeza iyo ibyo gukora byose dushingiye ku muco w'igihugu cyacu. Tudashingiye ku muco n'ibyo dukora byose twaba tubishwa gusa. Kera nkiri umwana hari umukino twakinaga ku ishuri, kandi n'umunsi wa none abana barawukina. Nimubibutsa namwe murasanga mwarigeze kuwukina. Harya wa mukino dukora dufite agakoni cyangwa agati, murawibuka? Abawibuka bazamurigaza. Iyo umwana yabaga azi kwiruka agasiga abandi ariko adafite agati, ntabwo byemerwaga. Dukora byose rero tugomba kubikora dufite intego. Turashaka kurera ariko turerera u Rwanda rw'ejo. Nimwitegereze umwana nk'uriya uburyo yakuvunnye, aribyo kikagera ugasanga nawe atangiye kudidiriza Igifaransa, Icyongereza, basanga bamaze kumenya kwibesera, basanga bamaze kumenya kwihumura, kwisasira, ugezeho ukavuga ngo ntabwo nirukiye ubusa.
akarusho niyo ageze mu rugo rwe arimo kubyarira abuzukuru, akarusho niyo ageze mu rugo rwe akuzanira umukwe, akuzanira umukazana. Mu gihe cya none turimo turumva ngo ingo nyinshi zirimo zirasenyuka. Ni umuco kuko baranga barabuze, ni umuco kuko ubu ngubu muranga ni Facebook. Twongera tugaruka ku muco, ibyo dukora byose tubikore dufite intego. Umubyeyi arera undi, turajyana. Umubyeyi agira ate? Umubyeyi arera undi. Nusanga umwana arimo apfapfa nawe ku nzira, wimutambukaho. Indinde n'ebyiri, hari igihe nawe azagusanga wananiriwe ku muhanda akagufata akaboko ngo cyagiye ntabwo wanciyeho. Umuyobozi bwite umaze kutuganiriza ahumuriza, atubwira yuko intambwe turimo dutera ni nziza, ariko ntabwo bihagije ngo twumve yuko twageze iyo tujya nk'uko yabivugaga. Ndabizi hari ababyeyi bamwe bagera hanze muri biriya bihugu bya Scandinavia ndetse no muri Amerika, muri Australia, ababyeyi bamwe bagatelefona bagashimira uburere bwiza twahaye abana babo kuko bahagera batazi Icyongereza, ariko wa mwana wajyanye nabo akagenda abereka urugi rwa naka aho umuyobozi bashaka aherereye. Ibyo bigatuma bamenya by'ukuri yuko kohereza abana mu ishuri batigeze bapfusha ubusa. Mubishyiraho umwete, mukurikirana abana. Kera ababyeyi bacu bagifite amasambu baduhaga iminani n'imisozi, ariko umunsi wa none umubyeyi umunani akwiriye kuba umwana we ni uburere, najyana umwana mu ishuri. Turabashimira mwarabikoze, kandi ndagira ngo usoze mbabwira ko tuzakomeza gufatanya. Turimo turashaka kubazanira ibindi bikoresho kugira ngo bajye biga baprojese. Projecteur murayizi? Murazizi projecteur? Turashaka yuko abashakira za balansoire, inyicundago. Inyicundo murayizi? Niyo mpamvu mubona twakorotiriye hano kugira ngo tugiye gushyira imyicundago inyuma hariya, abandi bana batazajya baza abandi batashye ugasanga bayigiyeho kubera uburemere bwabo cyangwa se kutagira ababikurikirana. Bamwe ugasanga barabyishe birakundaguritse. Niyo mpamvu rero twashimye yuko ikigo bagikorotira kandi bagakinga, kikaba gifite na security. Ibindi bizakomeza kugenda biza nk'uko umuyobozi wabivugaga, kandi turi kumwe nabo. Ni ngombwa kugira ngo tubimenyeshe abayobozi, ntabwo byitanga. Abayobozi bo hejuru muhandesa, ariko bakorana n'abariya nabo. Mu gihe cyose bakomeza kuduha amanota bavuga bati turabona bafite ibingibi, harabura ibi ntibishakwe, turabona bafite ibingibi, harabura ibi ntibishakwe, igihe kizagera bizakorwa n'izibika zari amagi. Usoze nshimira abarezi bakomeze kuba bugufi bw'abana nubwo bagiye mu biruhuko, kugira ngo ntabwo bakwiriye kumenya abana uko bagiye mu biruhuko gusa, nabwo ariko bamenya uko bari baje mu ishuri. Bakwiye kubamenya bari no mu biruhuko, akamenya umwana wo kwa naka numvise kuri groupe yuko arwaye, biriye kujya kumusura. Nanjye hari igihe kizajya kigera nkaza kubareba. Uko mwabonye bikora, namwe mujye mugerageza. Ndavuga abarimu mubasure bafite amahoro, batabarindira igihe cy'ibyago. Muri Abanyarwanda beza, Umunyarwanda yaciye umugani bavuga ngo agato cyane ushaje naho n'umunyuzurizi ugatera ryari.
ugatera hakiri kare. Abana rero birakwiriye kugira ngo mujye bakurikira baje ku ishuri, bakurikire baje n'iwanyu hari. Ndavuganye na Societe d'Assurance yanyemereye yuko mwitangira bazaza kwasira abana bacu kuri kino kigo. Barabinyemereye, barambwira ngo assurance izajya imwasira avuye iwabo ari mu ishuri kugeza ubwo azaba atashye asubiye iwabo. Ntabwo tubatumye kuzajya bamena ibirahure cyangwa se ibindi, ikintu cyose yakwangiza muri izo nzira kizajya kirihwa na assurance. Yifuza kandi mwatwakiriye neza, natwe tubijeje yuko tuzakomeza kubana namwe. Imana nibamugisha. Koza gahunda hari ikintu ushaka kugitangaza waritanga, ariko amazi yashotse kuva mu giti. Abana hari abana bagaze kuvuga amakuru yabo. Bemeye umwanya baramutaza. Amakuru cyane yacu n'umwanya wo ku munsi y'Rwanda tugiye kugerwa yashimye Robert afatanya na Ibrahim. Yamakunda kagigani bre. Mbere yuko tubasha amakuru reka tubanze twanamaze. Hey my friend, how do you feel? I'm feeling okay. What about you? I am okay. Abana baravuga iki kanabyina? Baravuga iby'ubuzima batabyumva. Biga he? Prebe tusakade. Yatateka ngiye bwanjye kwatisha n'abandi. Isi nguye kwamamaza ahubwo ni ukurata. Prebe tusakade uzahera n'umugomana ukeneye wangisana fata telefone yawe hamagara kuri izi nimero 08 55 47. Makuru yacu ni reka tuwatange celebration. Umunsi tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2026 Prepare Truth Academy ari kubera ibirori byo gusoza icyiciro cy'amashuri y'incuke ku nshuro ya munani. Ibyo birori biba ari byo bita mu Cyongereza graduation. Ibyishimo ni byose ku banyeshuri basoje bitegura kujya mu kindi cyiciro. Baganiriye n'umwe mu banyeshuri atubwira uko yiyumva. Twariye, twanyweye, twahase, mbese ibyishimo ni byose. Yari igisumbaruze. Reka turakomeza ku baturage bari kwishyuza. Bamwe mu baturage bakoze amatarasi bari kwishyuza rwiyemezamirimo amafaranga bakoreye. Umwe yagize ati turakora tugategereza guhemba tugahemba. Icyifuzo cyanyu ni ikihe? Ni uko twabona amafaranga yacu erega twarayakoboke. Twaganiriye na Gitifu w'Akagari atubwira ko icyo kibazo kiraba cyakemutse. Amakuru y'imikino reka turatangira ku mikino y'igikombe cy'isi, aho Kongo yanganyije na Portugal igitego 1-1, naho Maroc ikanganya na Haiti 1-1. Murakoze cyane. Hanyuma tukabwira abana baratugeze.
kwiga uzatuvamo umuganga. Ndabibwira mama neza kujya usinzira mu ishuri. Mbembe ndakurega. Mbembe ndakurega. So tite nzajya nayiga nshyize mu mwete. Nitwe Rwanda rw'ejo tuzaheshema igihugu cyacu, ababyeyi bacu n'abarezi bacu, no kutoka. Nitwe mushinga w'amahoro, umusaruro w'ubukungu n'amajyambere, twubaka icyizere cy'ejo hazaza, dukora cyane tubiharanira, nitwe abayobozi b'ejo hazaza, nitwiga neza. Ababyeyi turahita tubona kugira ngo dutange indangamanota z'abana n'abakozi. Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo, uyu musozi turagushimiye imirimo n'ibitangaza tubonesheje amaso yacu. Ntabwo twananirwa guhamya by'ukuri yuko byose bikomoka kuri wowe, kuko umunyarwanda niwe wavuze ngo nyamwanga iyo byavuye yanze uwamuhagabiye. Waduhaye urubyaro abahungu n'abakobwa, turabagushimiye, uduha abarezi beza. None dusengeye igihugu cyacu kugira ngo kirusheho gukomeza kugira umutekano, ejo n'ejo bundi kiboneka ari igihugu cyo kwigirwaho n'abahisi n'abagenzi ndetse n'abanyamahanga. Twatuye umugisha rero ku babyeyi no ku bayobozi. Dushoje kano kanya akari imbere nako turakakweretse. Aba bana bacu barinde, ibyo bakora byose mwami bayoborwe n'umwuka w'Imana. Byose tubisaba cyo kwizera mu izina rya Yesu wabambwe. Amen.